kuko ndamukunda n'ubu ndamukunda sindiyakira yuko afite uwo afite ari nakunda niba ajya mu murenge bakagira gutya nzabyemera nzayamanika aramubwira ati kandi Jide amaraso yanjye uzayabazwe turabizi ndagukunda si ubwa mbere iyi kesi ibaye urumva wenda indi kesi bari barahuriyemo twe babiziranyeho yego ati amaraso yanjye uzayabazwe ugahamagara umwe mu bo tubana aravuga ati ko ntakumenye nyine yigize nk'umuntu w'umukecuru umuhungu ati ni umukwe wawe umukwe wanjye ati se uranyibuka mama ati ntabwo nkwibuka ati ni Jide ati uraho nyine ababyeyi tamakuru ni meza tangiye kumubwira ati dore Fani yambwiye ati yantakiye ambwira ko wamwirukanye amubeshya ngo ko ari mushuti wanjye ngo nari nagiye gusura nsanga arwaye ariho namaze iminsi mama ati reka ntago mbyumva Fani yarananiye kwa nyine ni njyewe mukobwa mu rugo bagira kandi ninjye mukuru ati niko gakobwa nagiraga none nawe ambereye ikirumba aranze ababyeyi nyine bo mu cyaro nawe barabazi narihirinze ndamurihirira ariga arangije secondaire none atangiye kunshingana ijosi ati simukeneye ati niba munari kumwe ari wewe wanamushutse ubyirengere nawe kandi araramuka agize ikibazo ati ibibazo nawe ati ndakuzi nubwo ntaza aho kandi ndakeka muri kumwe manya ati hoya mama ntago turi kumwe atari kabana barakosa nyine tangira kwiregura gutyo ati wamubabarira nk'umubyeyi wabyaye ntireka nabanza agenda yitekerezaho mama mubani bamba umuhungu abona nta kundi yabigenza ahamagara nanone umwe mu bo twabanaga yarazi ko nyine ari mushuti we ati se ko Fani byagenze gutya nta kuntu mwaba muri kumwe aho ngaho umukobwa ati kandi waramubwiye ngo najye iwabo dore ubuzima bw'i Kigali bumeze gutyo uramubwira ngo najye iwabo none ushaka nanone kumwohereza byagenze gute ni kihe kibazo gihari kandi ubwa baby nawe babwiye babizi ati rero kugira ngo bigende gutyo hari ibisabwa kugira ngo aze tube turi kumwe nta kazi afite ntago azaza ngo ajye yirwa yicaye njye mu kazi nze ngaburire umuntu wicaye yego ni inshuti yanjye ariko ntago nabikora byose ntago nabishobora ati se arasabwa iki ati kwa ko tubana turi bane birasaba ko babiri bajya ukwabo nanjye ubwo nkimukana nawe ubwo ahantu twashaka inzu ni amezi 3 i Kigali ntago bajya bishyura kumwe ni amezi 3 i Kigali tukayishyura ukamuhereza ibikoresho matera amasafuriya ibyo kurya n'andi yo ku ruhande yo kwiyitaho mujama bimubera ibibazo ubwo nabo hirya nyine bari kumuhamagara ibibazo yagiye abatera yenda bamwe yabateye inda ubwo nanjye nsanga yanteye inda ndavuga nti karabaye bibi bibazo nyine umuhungu nyine arasarato muri icyo gihe ubwo ngubwo baranararanaga bose uko ari babiri njyewe n'uwo mukobwa n'uwo Jide ubwo yajyagamo hagati nyine twari twabaye inshuti tukavuga tuti tugiye kumugerageza nta kibazo tumutesha umutwe ni ibyacu rwose niwe wabiteye niwe kabitera reka tumutesha umutwe yareba hirya nkamubwira nti riko hindukira urareba hirya kubera iki kwa mukeba wawe no yahindukira areba njyewe undi nawe agakurura bite byawe nkorera ibyo wamenyereje urumva nyine abahungu batereta abakobwa benshi cyane ndabasuhuje ni ukuri pe ariko noneho akarusho bagahura bakarara no kuburira bumwe byago mugahura kandi mutanabiteguye ariko rero abakobwa namwe muranatwika wa mugani ibaza abakobwa kugira ngo muri bane muhurire ku muhungu ariko ntago twari tubizi ntabyo mwari muzi ariko buriya iyo habamo nk'umwe basaga kuramo akarenge akigendera akarenge kubera iki baramubeshye kandi none se ntago abakobwa dukunda ariko rero sinzi impamvu urukundo mu rugira ingufu none se gukundana ni nagahato
ntago ari agahato usibye ko ubu se umuntu akubeshye niba yarababeshye iyo umwe avuga ati "Okay, warambeshye reka nigendere." none se reka nkubaze njye sinkunda se warahombye se narahombye kuko nahombye umukunzi Shawo niyo umuntu ambwiye ko abunda nanjye nkamubwira ko mukunda wahombye akamasa ashaka impeshyi sha narahombye byibare n'ubu ntaramvamo nuko nubwo nyine yakinnye diro gutya wa mubebe akabyemera ati ariko burya amafaranga ndahava nyajyanye yose ibihumbi bigera mu 100 umuhungu ntayo yari afite ariko uwo mubebe urumva yari afite ifaranga kandi icyo yashakaga kubumana n'umukunzi we bonyine yego akoresha buryo kindi buhave ibyo byose mbibonye bari kunsaba kugira ngo mbe ndi kumwe n'aba bebe agerageza buryo kindi bubibone nkagenda akahasigara kuko umukobwa yari afite ibiceri umva yari yaje no gucuruza umuntu ufite ibiceri yanabarushaga agaciro mwese ati Fani wowe uratashye nyine urumva ku mutima we yari abyishimiye shaka ko nta muhungu ati Fani mbabarira n'ukuri ugenda uba uri kumwe nabo basi mbe nkushakira akazi ariko uri kumwe nabo kandi ubwo naramubeshye ngo mba mu rugo mama wanjye nta kibazo dufitanye isaha n'isaha najyayo nyine abo yavuganye nabo yavuganye nawe azi ko ari we mama wanjye umuhungu nta mafaranga yari afite numva muri iyo minsi ndakeka twaranamazeyo nk'iminsi 3 turi muri izo sitara yarahahaga tukarya buri kimwe cyose tugateka tukarya hanyuma ubwo mwatekaga buri muntu yagere mwarafatanyaga twarafatanyaga umwe yaratekaga nyine numva twarahuje twarabaye n'inshuti tugatera story n'umuhungu akaza nawe tukamaza se buriya kuki wabikoze yakenera n'ubundi gahunda mwese hasi akavuga ati se niba mwese mwarankunze ati hari uwo nabikoraga ari ibikino nkabona bibaye birebire shayo umuhungu ni igitangaza ariko buriya nta mikino mu rukundo gukinisha nyine umutima w'umuntu bwo ni ibintu biba bitoroshye ariko rero n'abakobwa nyine nabo si shyashya sibyo ntago ari shyashya ariko urumva nyine shaya turi imitima by'ukuri njye sinamubeshyagura byumva mari naramukundaga ariko nta n'amafaranga yawe yakuriye nanjye ntayo nariye warayariye ntayo nariye pe ntago yabura uriya abahungu ntuzavuge ngo ntibamuririye amafaranga uzi yagutegeye ukaza yego ahantu turutse niba moto ari 5 ariko nawe bafite icyo gushaka hari n'igihe yaba akigushaka nawe ugishaka si mpanguhe se ariko buriya ari igihe muri urumva ngiye ntago ari njye watera intambwe ya mbere numva ngo none se kankubaze uwo muhungu aba bifitemo inyungu wowe ntayo uba ufitemo kuri ibyo abagukeneyeho wowe uba uyimufiteho nibyo bya bindi bavuze ngo ntago napfa kubyumva ko izo nyungu ndi buzigira ni bya bindi bavuga ngo umukobwa viwabo agiye gushaka abagiye gushaka iki hatabayeho ikintu kibahuza kimwe wa mukobwa ntago ashobora kuva iwabo icyo kimwe rero cyabahuzaga nuko wa mukobwa aragishaka na wa muhungu aragishaka impamvu nahavaga nuko namukundaga ariko yego aramukundaga ni sibyo ariko mu gihe ubonye ko bidakunze abantu bagombaga gushyira agapira hasi da kavuga ati koma mbaye ubwo icyo gihe nkibyumva gutyo n'undi ngiye nahise niyumvisha ko n'uko byagenda kose bitakunda bizarangira yego bikambabaza ariko bikarangira agasigarana n'uwo yanyeretse akunda uwo muntu ubwo umubebe rero we yashakishije buryo kindi buhave bya bihumbi 100 arabitanga niyo bimpaye agwa amafaranga kubera ko umuhungu ibyo yasabwaga kugira ngo ngende ntago yari ayafite arayampereza ibihumbi 100 umukobwa nakasamutwe ampereza na materi imwe muzo yari afite ndayijyana genda ujye gushaka umukobwa nawe ndavuga ntiri kuyu nawe ahave nimenya ko hari nanjye ndagaruka twese tugende barancuka ati we fata imodoka nawe arahita agenda ati mwese ndashaka ngo mugende mfite stress pe ndavuga ati ariko niwe wabyiteye pe ntuturenganye umubibara yama ngende igendera ariko nyine yarancutse ngaragiye aguma bukeye numva bari kumwe hari umuntu wabaga muri icyo gipanga arambwira ati agenda tarahara ariko ati bari kumwe nkamagara umuhungu ati ariko nubwo wanyohereje aha ngaha ndumva ndi kugusabwa ntabwo ndiyakira nyine tu kurya byanze kandi waramuriyaye meze nabi amafaranga uyafite kuba warampaye amafaranga ngo ngende ntago amafaranga yagusimbura ntacyo bimaze
ntacyo bimaze udahari. Umuhungu ati ihangane basi mbanze mve muri ibi ngibi, kandi ukambwira gutyo niko ari kubwira n'abandi hariya ati nihangane, niba ari kubwira Fani ati ihangane mbanze nkiranuke n'aba bandi, akabwira n'undi niko ari kubwira uwo ngo ari nati mbabarira ndiko bafani bamva mu maso. Ariko uwo musore reka nkubwize ukuri, tuvugisha ukuri, uwo musore si umuntu w'umugabo. Oya ni umusore ariko nyine ni mukuru. Nyine icyo mvuga si umuntu nyine we ararenze kuko ibintu yakoze. Ati mfite ikintu gishobora kuzakura abana bakobwa bakaza yewana hasi hejuru. Ariko nyine yabigezeho. Sibye ko na wundi yakunze nawe ahise amutakariza icyizere. Byanga bikunda ntago yaba agifite icyizere sha umusore ndamwemeye cyane. Uzamumpere peace kabisa. Uzamubwira ati ari ubunyangamugayo ariko. Oya ariko ubunyangamugayo mu rukundo. Urukundo rubabaza, ukuntu rubabaza. Harya ngo urukundo ntago rubaho. Mani rubaho. Genda umugabo kubihamya. Yego. Ubutaha uzadushakire ubona stari yarongera asubiza inyuma aransaza aranzonga. Umva nkubwire uzamba barunshakire ahantu nkurirwa nk'umuntu wakunzeho rimwe gusa ukumva ko umukunze, umubeshya ko ari umuntu mugiye gusura, umunzanire hano. Muzane uzamuzane ngewe nyine uzabimubwirire hano ko wamusariye ko namusariye. Ubwo se ujya ngo nzongera kugira santima ngewe gukunda nkarenza. Oya nibura nyine wigeze nyine ngewe uzamuzane cyazakuzanira uwo nguwo. Sha abantu bishoboye uzamunzanire ko n'ubundi tuvugana nubwo uzamunzanire rwose, kandi ibyo ndabigushimiye ko mbaye ngushimiye mu gihe ngitegereje. Nzamukuzanira n'ukuri muzane kandi azaza yewana story muyinkubite neza. Urakoze cyane, mukomeze kudukurikirana ku Nyegamo TV, mukore subscribe, mukore share, mutere comment, buriya comment zirafasha cyane. Njya mbibashimira. Ikindi njya mbibutsa kuri Devira Garden niho honyine ushobora gukoreshereza ubukwe bukaba bwagenda neza. Devira Garden babafitiye ahantu heza hanini hisanzuye, parikingi nini y'imodoka, itente nziza ihagije idekoye neza. Abana babafitiye inzu nziza yo kwakiriramo abageni bakaba bakwituriramo mu minsi mikeya bakiri kwitegura kujya mu yabo. Devira Garden ahantu iherereye ni hano i Kanombe, kugira ngo umuntu abe yabarangira neza. Ni ku muhanda uri imbere y'amarembo ya gisirikari, amarembo makuru, cyangwa se aho bisi zijya i Remera zihagarara. Ushobora gukatira mu gahanda k'igitaka gato karimo Devira Garden, uhita uyibona imbere yawe. Muze babakirana urugwiro, ni ahantu hahendutse cyane, ntago hahenze. Ku bantu bifuza no gutera ivi, uzi yuko buriya kuri Devira Garden nta kintu batahakorera. Abantu bagize ibyago, abantu bafite kwiyakira ibirori bitoya barabyakira, ibirori bikuru barabyakira, nta kintu batakira hano kuri Devira Garden. Yego, nkomeje kubashimira abantu mwese komeza kudukurikirana, mujye mugomeza mudutere inkunga. Abantu bari hanze y'ibihugu bigiye bitandukanye, aba diaspora, mugomeze mudushyigikire. Abanyafurika bene wacu rwose mujye mugomeza mudushyigikire. Murebe kuri YouTube channel yitwa Inyegamo TV, niho honyine ushobora gusanga ibiganiro byiza by'ukuri, Devira Garden reka mbahe nimero kugira ngo mutazayoba, ariko nta wuyoba ari muri uru Rwanda. Ni 0788681436 ubundi bakakuyobora. Ndabashimiye, naho utaha.